ati iby'Imana ikora biratangaje. Ati mama ni ibiki biri kujya mbere ahangaha? Ati Imana rwose yatwibutse. Ati ntago ndi kubyumva. Ati urareba iyi modoka nicayemo ubu rwose ni iyacu. Gute se? Ati umumarayika Imana yatwoherereje ni izina ry'umumarayika Chief Kuka yayituzaniye. Uyu mukobwa ati yisubizeyo. Uyu mubyeyi ati uvuze ngo iki? Uyu mukobwa ati yisubizeyo nayo nshaka. Ati nta kintu na kimwe nshaka kivuye kuri uriya mugabo, subizayo iyo modoka. Uyu mubyeyi ati Adora ufite ikihe kibazo? Ati mama ndakwinginze subizayo iyo modoka. Mama we ati uri serious? Umukobwa ati yego rwose. Ati uyu mwana rwose wanziye sinzi ikibazo afite. Ati uyu mwana wanjye rwose sinjye menya ikibazo agira, ufite ikihe kibazo? Ati umugabo yifashe atugurira imodoka nshyashya. Ati si ibyo gusa kandi yanshyiriye amafaranga 1,000,000 mu modoka, none uri kuvuga ngo ntago yishaka? Ati uribuka igihe twigeze gutunga imodoka muri iyi nzu? Cyari igihe wari ufite imyaka 10 yonyine. Ati cyo nakuze narayigurishije kugira ngo nkwishyure amafaranga y'ishuri. Adora ati mama imodoka izaza, ndi gukora cyane kandi nzashaka akazi, nimara kubona akazi nzakugurira imodoka. Ati kandi Chike nawe ari gupanga kutugurira imodoka vuba. Ati uwo nguwo uhora mu gupuraninga gusa, ibyo gusa tu. Ati ibyo byo guhora apanga gahunda zidashira se bizarangira ryari? Ati Chief Kuka we ntago yigeze apanga ahubwo yahise akoreraho. Ati we ntago ajya kubanza gutekera, arakora gusa n'ibikorwa. Adora ati icyo ngusabye no gusubiza iyo modoka ndakwinginze. Mama ati fati telefone vuba umuhamagare rwose umushimire. Adora ati ngo nkora ibiki? Adora ati sinshobora kubikora, ntago nshobora guhamagara uwo mugabo. Ubwo yagiye yikubita amubwira ngo iyo modoka uyisubizeyo. Ari nako mama amuhamagara ati Adora garuka hano. Yasigaye mu modoka yivugisha. Ubwo tugarutse hano mu nzu Adora ati mama ntago azaba rwose impamvu yatuma ntandukana na Chike. Ati ntago ashobora kudutandukanya. Ati nibura mushimire byonyine. Adora ati mama ntago nigeze nsaba imodoka. Mama ati ariko turayikeneye. Ati rero wowe mushimire mama noti njyewe. Ati rega njye namushimiye ahubwo wowe mushimire. Adora ati ibyo ntago mbyitayeho. Mama ati Adora ufite kubyitaho. Ati kuva papa wawe yapfa narwanye n'ubuzima kugira ngo nguhereze ubuzima bwiza. Ati nta kintu na kimwe muri ubu buzima nigeze ngusaba, ndi kugusaba byonyine ko wamushimira gusa, nta kindi rwose nshaka gukora n'ibyo gusa, ndakwinginze mushimire gusa pe mbabarira. Ati se mwana wanjye uratekereza iyo mara gutandukana na so nkongera nkashaka undi mugabo uratekereza ko ubuzima bwawe bwari kuba ari bwiza gutya? Ndakwinginze n'ukuri ikintu kimwe ngusabye mushimire gusa kubera ko ndabigusabye nka mama wawe. Adora ati nta kibazo ubwo ngiye kumuhamagara mubwire ko yakoze gusa nta bindi ndi buvugane nawe. Ubwo tugarutse kuri ruhande turabona umugabo w'umukire wicaye mu ntebe ati Adora. Ubwo Adora ati mwiriwe nyakubahwa. Ati umeze ute? Adora ati meze neza. Ati ndaguhamagaye kugira ngo ngushimire kubw'imodoka wazaniye mama wanjye. Uyu mugabo ati ibihe byose. Uyu mugabo ati rega ni wowe nayizaniye. Ati iyo ni iyawe. Adora ati rwose ayikoresha. Ati ubwo noneho niba ari uko bimeze ndumva afite kugurira indi. Adora ati oya rwose ntago nkeneye imodoka ameze neza. Uyu mugabo ati ibyo nabyo nta kibazo, ibyo rwose ntago ari ikibazo pe. Adora ati yego rwose kandi murakoze. Uyu mugabo ati ijoro ryiza Adora. Adora ubwo yatangiye kubwira mama ati rwose tangira wishimira imodoka yawe, ngiye rwose ibi bintu binkuremo. Ubwo mama ye mu kamwenyu kenshi te rwose nta kibazo kandi urakoze. Ati siro cyari muri ibyo bintu byo gutereta utwana wirirwa mu dukobwa nk'abasore cyangwa nk'abakobwa bakiri bato. Uyu mugabo ati sinshaka kuvuga gutya ariko. Ati ibyo bintu bireke. Uyu mugabo ati ndakwiyamye di, ibyo se niba icyo uvuga ngo ndekere kuvuga. Uyu mugabo ati nashakanye n'abagore bose batatu. Uyu mugabo ati nashakanye n'abagore batatu bose batandukanye. Ati abana batatu. Ati abagore batatu bose baba ex. Ati kuri iyi myaka yanjye ati ndashaka rwose kuryoherwa n'ubuzima. Ati reka ndyoherwe n'ubuzima pe. Ati sinyitenyeye gutekereza ibintu nk'ibyo ngibyo rwose binesha umutwe kuri iki gihe. Ati kandi nawe niba ubishaka rwose umbwirire ngo hamagare icyana kimeze neza. Uyu mugabo ati oya rwose ntabwo ibyo ngibyo mbikeneye. Uyu mugabo ati ndaguhamagarira umukobwa nereta arazana ibyana bimeze neza urahitamo. Uyu wundi ati wambaye ishati ya shokora ati rwose mfite umukobwa kandi nakunze. Ati rero uwo mukobwa mubwira niwe nshaka. Ati pe. Uyu mugabo ati uwo mukobwa sari. Uyu wambaye ishati ya shokora ati rwose agira amahane. Uyu mugabo wundi ati ubwo ngubwo nyine ntago gukunda niba afite amahane. Uyu mugabo ati rwose ndatekereza bizagenda biza. Ati Chief Kuka. Uyu niwe Chief Kuka twahoze twumva kuva na mbere. Ati Chief Kuka uri kujya mu rukundo se kandi? Chief Kuka ati rega urukundo ni ubuzima nizere ko ubizi. Uyu mugabo ati mugurire gift umuhereza ibintu bitandukanye urabizi ko abakobwa babikunda. Chief Kuka ati uyu mukobwa waratandukanye nk'ubwije ukuri. Chief Kuka ati nta kintu na kimwe yigeze ansaba na rimwe nta kintu aransaba. Ati ibintu byose rwose ngerageza kumuha ntago aba yabinsabye n'ijye ubimwera gusa ntaba yabinsabye.
yabinsabye kandi nabyo arabyanga. Uyu mugabo ati Chief Cook burya wowe ukunda ibintu bigiye bikomeye. Uyu mugabo ati kihorere ubwo kazaza kagusanga wowe kihorere gusa kazizana. Chief Cook ati ibyo ngibyo nge simbizi gusa nzicara mutegereje. Ubwo tugarutse kuri uru ruhande turabona Adora n'umusore wari uhari aho ngaho. Ubwo yaraje amufata mu mugongo nuko uyu musore ari kuvugira kuri telefone amubaza ati se wabaye iki? Ati sumeze neza? Ubwo Adora ati hari icyo nshaka ko tuvuganiraho. Chick ati ni ikihe kibazo si cyo ni iki? Ati imodoka wigeze kubona mu rugo cya gihe? Ati ni yacu nyine ubundi ni nkaho ari iyanjye. Chick ati mu buhe buryo se? Ati uko byagenze nyine mu minsi yashize ngewe na mama ati hari umugabo twigeze guhura. Ati amazina ye yitwa Chief Cook. Ati rwose sinigeze mwitaho gusa mama wanjye yarabikoze. Ati kuva icyo gihe rero yatangiye kuzana amagifti amafaranga ubu ngubu yatuzaniye n'iyo modoka. Chick ati none se cya gihe iby'iriya modoka wari ubizi? Adora ati rwose ntabyo narinzi. Ati ndakubwiza ukuri nanjye naratangaye nk'uko nawe watangaye. Ati ibyo nabimenye ubwo ninjiraga mu nzu. Ati nabuze uburyo nabigusobanurira kuko nifuzaga ko wabirakariramo. Ati ariko mukunzi mwiza ndagusezeranya sindakoresha iriya modoka. Ati sinshaka no kuzayikoresha. Ati ariko numvaga ibingibi rwose ntashobora kubaho mbiguhisha. Chick ati none se uyu mugabo rwose aragushakaho iki? Adora ati yavuze ko ngo yankunze ngo aranshaka gusa njye n'ukuri ntago mushaka pe. Ati ndahira n'ukuri ntago mushaka ntago mwitayeho. Chick ati none se mama wawe urabona mwitayeho? Chick ati uwo ni mama wanjye ariko sinjye. Ati nkuko nabibubwiye simushaka simwitayeho nubwo niteye rwose ku mafaranga yiwe. Ati simbyitayeho ni wowe nitayeho. Ati kandi rwose ntago nabishobora kukubura. Chick ati nzakora cyane. Ati sinakwemera hagira umuntu rwose ukuntwara. Adora ati wowe rwose wigira ikibazo nta muntu n'umwe uzakuntwara. Ati ninjye nawe ibihe byose. Ubwo Chick ati mwiza wanjye se ngo utware hehe? Ati ntaho. Chick ati kubera iki se? Chick ati none se duteke cyangwa ngo usohokane? Chick ati ubwo ni ukugusohokana. Adora ati yego rwose. Tugarutse kuri uru ruhande Chief Cook ndetse na mama wa Adora. Mama Adora ati reka nkuzanire ibyo kurya. Chief ati oya rwose meze neza. Ati nta kibazo rwose reka twinywere wine. Mama Adora ati rwose natetse neza kandi ni wowe natekeye. Chief Cook ati oya rwose nta kibazo meze neza. Mama Adora ati nta kibazo ubwo ari wowe ubyivugiye. Chief Cook ati mwese se mumeze mutahangaha? Mama Adora ati tumeze neza nta kibazo. Ati rwose turi amahoro. Ati kandi warakoze rwose kubw'iriya modoka. Ati warakoze cyane. Chief Cook ati ibyo rwose we bivugaho. Ati se ahubwo Adora yarayikunze? Mama Adora ati yarayikunze cyane. Ati ahubwo yagize isoni wenda zo kubigaragaza. Chief Cook ati ati noneho ndabyumva. Ati Adora rwose bizagera aho biza. Ati buriya rero yakurikije se ku bintu bijyanye no kwihagararaho. Chief Cook ati ibyo rwose nta kibazo nanjye ndi mwiza mu gutegereza. Ati nzamutegereza. Ubwo mama Adora ati niyo mpamvu rega ngukunda. Ati uri umugabo rwose utekereza kure. Ubwo yisise ati rwose ngo uyu mukobwa wanjye yanahageze. Ubwo Adora yarinjiye. Chief Cook ati Adora wanjye. Ubwo mu ndeba mbi rwose ubona ko atabyishimiye ati mwiriwe nyakubahwa. Mama we ati ntabwo nengeze ngutoza kuba rwose umuntu usuzugura. Ngwino wicara ahangaha dufite umushyitsi. Adora rwose mu burakari bwinshi ati wowe ufite umushyitsi ntabwo ari njyewe. Ati yaje kureba wowe. Ati nta muntu nigeze ntumira muri iyi nzu kandi rwose sinigeze nsaba ko hari umuntu uza kunsura. Chief Cook ati rwose urambabarira niba naje mu gihe kibi. Chief Cook ati nisere ko bimeze neza. Mama we ati nibura umva ibyo akubwira. Adora ati nta mpamvu ufite gusaba imbabazi rwose nyakubahwa. Ati icyo ndi bukore ndajya mu cyumba cyanjye nibyo ngibyo. Chief Cook ati nibura iminota 5. Ati wakwicara? Ubwo mama yahagurutse amukurura ati rwose iminota 5. Ambwira ati ngwino wicare se nyine. Ubwo mama we yamwicaze ku ngufu rwose ubona ko Adora atarabishaka. Chief Cook ati naragukunze. Ati ndumva nshaka ko njye nawe twajya mu rukundo. Adora n'agasuzuguro kenshi ati ibyo ntibishoboka. Adora n'agasuzuguro kenshi ati ibyo ntibishoboka mfite umugabo. Chief Cook ati rwose ibyo nta kibazo dushobora no kwibera inshuti bisanzwe. Adora yamurebye igitsura amubwira ati ibyo nabyo rwose ntago bishoboka. Chief Cook ati rwose nzaguma ngerageze. Ubwo yarebye ku isaha ati iminota yawe 5 rwose irarangiye. Ati mwambabarira nkigendera. Ubwo yarahagurutse abasiga aho ngaho arigendera. Ubwo tugarutse hano turabona Adora aba yinjiye ahantu rwose ubona ko ku maso ye asa n'utangajwe n'ibyo ari kubona. Nkuko tubibona aho yari yinjiye rwose byari surprise. Ubwo kuri ruhande turabona Adora yinjiye ahantu haba hatatse neza ubona ko hasa neza gusa bigaragara ku maso ye ko atunguwe n'ibyo ari kubona. Ubwo muri ako kanya mu gihe akinjiye yatangiye guseka turabona rwose yaranditse amagambo ati will you marry me? Ati se uremera kumbera umugore? Ubwo muri aka kanya Chick ayamuturutse inyuma. Chick ati umeze ute mukunzi? Ubwo yamuhaye ibirabyo. Adora nawe yari ari mu byishimo rwose byamurenze.
ishize. Ubwo Chike yateye ivi ati Adora, ati imyaka 2 ishize njye nawe twarahuye, ati turamenyana ndetse bijya kure, ati nyuma y'iyo myaka 2 umukobwa nahuye nawe yampaye amahoro. Chike ati uri byose kuri njye, uri isi yanjye, wahinduye ubuzima bwanjye, ati wankunze ubwo ntacyo nari mfite, ubwo nageragezaga gutangira ubuzima bushyashya. Chike ati Ada, uri ubuhungiro bwanjye nihishamo, ati uri umuryango urenze kuba umuryango, uri igisobanuro cy'ubuzima, ati uri amahoro yanjye, uri isi yanjye, uri ubuzima bwanjye, ati sinibaza kubaho muri ubu buzima ntari kumwe nawe, ati ntabwo nshobora kubona amagambo akwiye muri izi saha, gusa icyo nagusaba muri uyu mwanya gikenewe, ndakwinginze ushobora kuzambera umugore. Ubwo Adora mu byishimo byinshi cyane ahubwo impeta iri hehe? Adora mu byishimo byinshi ati yes kabisa. Adora ati rwose ahubwo na video turi gufata ubwo arebye yahise abona kamera. Ubwo muri ako kanya bari guserebura abapolisi bahise binjira n'imbunda, ati Chike Obi urafunzwe. Chike ati mfungiwe iki se? Umupolisi amutunze imbunda ati ibyo ngibyo uraza kubimenya nugera kuri polisi. Adora ati ibyo se nibiki muri kuvuga? Nibwo amaje kunterera ivi, ati uyu nguyu afungiwe guteka mitwe ndetse no gutuburira abantu, ati kandi rwose amahirwe masa mu gutererwa ivi kwawe. Ubwo Adora yasigaye aho ngaho avuze induru ati ofisa ntabwo ibyo bintu rwose ndi kubyumva. Yasohotse yiruka ari nako aruhukira mu rugo mu marira menshi. Ubwo mama we yaje amukurikiye ati habaye iki? Atunciyeho nta kintu na kimwe umbwiye, ni ikihe kibazo? Ubwo mama we yitegereje ku kuboko kwe ati Yesu Kristo, ati yaguporopoje se burya? Adora ati ahantu hose hari hatatse. Mama we ati se wakoze iki? Adora ati namubwiye yewe. Mama we ati nukubera iki ushobora kubyemera nyuma y'ibintu byose maze iminsi nkubwira? Adora ati mama rwose abapolisi bahise baza bafunga Chike amaze kunterera ivi. Mama we ati kubera iki se? Adora ati rwose ntago mbizi. Ubwo niko yari no kurira mu marira menshi, ati baje bavuga ko bamufungiye ubuteka mitwe no gutuburira abantu, ati rwose ntago mbizi. Ubwo mama yakomye mu mashyi n'umujinya mwinshi ati ibyo rwose nari mbizi, ati ku munsi wanjye wa mbere nabonye uriya muhungu, ati nari mbizi ko rwose nta cyiza cyamubamo. Adora ati wowe rwose mama wivuga gutyo. Mama we ati umujura. Adora ati wowe rwose ntago ari umujura, ati ni umuntu mwiza, ati umuntu mwiza se abapolisi baraza bakamufunga akimara kugusaba ko wamubera umugore? Adora ati ndatekereza ko bashobora kuba bibeshye, habayeho kwibeshya, ati ngewe rwose na Chike turaza kubicamo rwose biraza kugenda neza. Adora ati ndatekereza ko habayeho kutumva ibintu neza, ibintu biraza kujya ku murongo ndabyizeye. Mama we ati se namara kumara imyaka 70 muri prison? Mama we ati inkozi y'ibibi, ati sinumva ukuntu inkozi y'ibibi ishobora rwose kuba umukwe wanjye, Imana yanjye, ati rega umwami wanjye ntajya aryama bandeberera, ati ni nayo mpamvu abapolisi bahise bamufunga, ubwo rwose yari amaje kugusaba ko wamubera umugore, ati uriya muhungu rwose ni umujura narabibonye. Adora ati rwose vuga ibyo ushaka byose kuri Chike, gusa ngiye na Chike turaza kubicamo kandi biragenda neza, ati kandi rwose tugomba gukora ubukwe. Mama ati muzabukora se afunze? Mama ati rwose genda wangiza amarira yawe kuri kariya gahungu, nta nubwo yari agukwiye, ati kanguka uve mu bitotsi ureke ubujiji. Tugarutse kuri uruhande Adora na mama we. Ubwo mama we ati Adora ibingibi rwose ndabona bimaje gukabya, ibi rwose birakabije, ati iminsi 5 yose irashize, ati uri kwitwara rwose nk'umupfakazi, ati rwose wanze kurya mu buryo bukwiye, ubundi ufite ikihe kibazo? Adora ati ngewe ntago nshonje, ati uriya muhungu yakoze ibyaha rero reka byishyurire. Adora ati oya rwose, ati Chike nta kintu na kimwe yigeze akora, rero bashobora kuba baribeshye, ati kandi nizeye ko bizarangira ukuri ukajya ahabona, ati ikintu gitangaje cy'ubusazi nuko ntazi naho bamutwaye, ati ntago nzi ibiri kuba, ntago nzi ngo ari kurya gute, niba ameze neza, nta muntu n'umwe ndi kumenya nakuraho amakuru. Mama we ati mu gihe abapolisi bazaba barangizanye nawe, ati ubwo abapolisi bazaba barangizanyije nawe uzabimenya. Ubwo muri ako kanya hari abakomanze ku muryango wabo. Mama we yahagurutse ajya gukingura. Adora ati se uwo ninde? Ati uwo ni Chike se? Mama ati ibyo byihorere uraza kubikunda. Ubwo muri ako kanya Chief Kuka yarinjiye. Chief Kuka ati umeze ute se? Mama Adora ati meze neza. Ubwo Adora yise ahaguruka. Chief Kuka ati Adora warburetse gatoya. Chief Kuka ati rwose wigenda. Ubwo bacitsemo gake. Chief Kuka ati Chike ahari ndahazi. Ubwo Adora yise ahindukira ati ngo iki? Chief Kuka ati Adora ati ubizi gute? Chief Kuka ati mama we yambwiye ibyabaye, ati rero harabona hamagaye ngira amahirwe yo kumenya ahari. Ubwo Adora rwose yahise amufata ati rwose mbabarira umbwira ahantu ari. Ati
ati ari hehe? Adora ati mwambabariye mukambwira ahari. Chief Cook ati rwose yakoze amarorero. Adora ati ndakwinginze ni ukuri ntwara ahari. Ati ni ukuri ndakwinginze mbabarira. Chief Cook ati nta kibazo, ati ndagutwara. Mama we ati ese wabanje ukamureka akinywera n'akawayini? Adora ati wewe rwose. Chief Cook ati nta kibazo. Adora ati rwose reka tugende nona. Ubwo yaramukurubanye rwose ati reka tugende. Chief Cook ati rwose wikiri ikibazo mama ndagaruka. Ubwo bavuye aho baragenda, mama we asigara aho ngaho yisetsa rwose ubona ko ashimishijwe n'ibyo abonye. Mama w'uyu mukobwa aba yikundira amafaranga. Tugarutse hano rwose turabona Chike kuri polisi bari kumubwira ati turatwara ibintu byose, inzu, imodoka, akaunti zose. Ati si ibyo gusa kandi ati hari amafaranga rwose ufite no kwishyura $15,000. Chike ati rwose ndakwinginze nyakubahwa, aya mafaranga $15,000 naho nayakura. Ati $15,000 nazo mfite. Uyu mugabo ati ibyo ngibyo bagombaga kubitekerezaho mbere yo kujya kwiba abantu. Chike ati rwose nyakubahwa ntago nzabyongera mu mbabarire. Uyu mugabo ati ibyo ngibyo bivugwa n'umujura wese wamaze gufatwa. Chief Cook ati none se nareka umukobwa akinjira? Uyu mugabo ati mureke yinjire. Cook ati nta kibazo ndaje. Ubwo muri ako kanya Adora yarinjiye. Uyu mugabo ati ufite iminota 10. Ubwo babasizaho baragenda, hasigara umusekirite. Barahoberanye gusa umusekirite yarabatandukanyije. Ubwo Adora ati numvisha ibyabaye. Ati mbabarira umbwire ko biriya bintu numvisha atari ukuri. Adora ati Chike ndakwinginze. Chike ati narakubeshye. Ati kandi rwose umbabarire. Adora ati atari kuwambwiye ko ukora ibintu bijyanye na forex. Chike ati biriya byose byari ukukubeshya. Chike ati biriya byose narakubeshyaga. Ubwo Adora mu marira menshi ati oya rwose oya. Adora ati none se wakoraga ibiki? Ati nibaga abantu nari umusikama. Chike ati rwose umbabarire. Mu marira menshi muri ako kanya Adora yabuze uko yifata. Ati ibintu byose burya warambeshyaga. Chike ati oya rwose Adora. Adora ati none se wari ugiye kubana nanjye umbeshya? Chike ati oya rwose Ada. Ati naragukunze. Ati kandi rwose ndacyagukunda Adora. Ati nashaka kuzabikubwira mbere yuko ubimenya. Adora ati mbere yuko mbimenya? Ati uri umunyabyaha. Chike ati rwose nagaruko byakagenze Adora. Ati nukuri ubuzima bwanjye ntabwo bwari bwiza, ibintu byanjye byari biki, narasuzugurwaga na buri umwe. Ati buri muntu wese yandeberaga hasi, buri muntu wese akansuzugura ngo ndi umukene. Ati mbabarire niyo mpamvu nakoze biriya bintu. Ati nashaka kuzabikubwira nyuma yo kuguterera ivi kandi rwose nkahinduka nkabireka. Ati rwose mbabarira. Ati ndakwinginze Adora nkeneye ubufasha bwawe. Ati ibintu byanjye byose babitwaye. Ati akaunti zanjye bazifunze, batwaye imodoka, batwaye ubutaka bwanjye, ibintu byose babitwara. Ati kandi banambwiye ko rwose mfite kwishyura $15,000. Ati se rwose izo $15,000 ndazikura? Ati byibuze mbonye izo $15,000 wenda ibintu byajya mu buryo. Ati mfasha. Adora ati $15,000? Chike ati rwose nta muntu n'umwe mfite wamfasha. Adora ati mu bintu byose umbwiye ikintu kimbabaje ni ukuntu nagukunze rwose nkagukunda wenyine. Ati rega nanjye naragukunze. Ati rwose umbabarire. Chike ati ni wowe rwose mfite, ntago mfite hano nakuri izo $15,000 Adora. Ati ndakwinginze mfasha nzakwishyura. Ubwo umusekirite ati igihe cyanyu cyarangiye dufite kugenda. Ubwo umusekirite yaramutwaye nako atakambira Adora ngo amufashe. Adora nawe asigara aho ngaho ari kurira. Adora yaje rwose ubona ko yababaye, yicara mu modoka. Chief Cook nawe yarari aho. Yinjiye mu modoka aricara, ari nako Chief Cook amureba. Yamaze akanya kanini acecetse. Chief Cook ati wihangane. Chief Cook ati urumva aka kanya se ushaka gukora iki? Ubwo ari nako amarira atemba ku matama ye. Ati rwose ntabwo mbizi. Ati rwose ndumva nshaka kwigira mu rugo. Kujya mu rugo? Ati niho wifuza kuba wajya? Ati nta kibazo rwose mwamikazi mwiza, niba ari byo wifuza ndakujyana mu rugo. Ubwo rwose ni nako Adora yarari mu marira menshi, agahinda kenshi rwose ku maso ye. Chief Cook ati wihangane biraza kumera neza. Ati biraza kugenda neza, biraza kugenda neza. Ubwo tugarutse kuri ruhande turabona Adora ndetse na Chike. Adora bari kuva iwabo aza asanga Chike. Ubwo barahoberanye aramusomagura rwose ewan. Ariko bombi ku maso yabo nta numwe wari wishimye. Adora ati rwose natunguwe no kubona umpamagaye. Ati se umeze? Chike ati rwose nta nubwo mbizi rwose nashobewe. Chike ati rwose wakoze. Chike ati rwose wakoze. Ati umfashe rwose unshimire Chief Cook. Adora ati kubera iki? Chike ati rwose niwe wishyuye ya mafaranga $15,000. Adora ati ngo iki? Chike ati yego rwose. Ati yavuze ko yabikoze
nabikoze kubera wowe. Adora ati ibyo se bishatse kuvuga iki? Ati ahubwo se aranshakaho iki? Chika ati ntago mbizi. Ati ahubwo wowe mbwira. Ati Adora nabuze buri kimwe cyose. Ati nabuze inzu zanjye, imodoka zanjye, akawunti zanjye. Ati rwose ndi umupfu wigendera. Ati ndakwinginze nagusaba ikintu kimwe. Ubwo yatunze ukuboko ku ntoki ati iyo meta wambaye. Ati hangane rwose uyinsubize ngende nyigurishe ndebe ko natangira ubuzima gake gake nkabaho. Ati ndakwinginze rwose ntumakanire. Adora yamurebye ubona ko ari gutungurwa n'ibyo rwose Chika ari kuvuga. Ubwo mu gahinda kenshi yayikuyemo arayimusubiza. Chika ati rwose urakoze kunyumva. Chika ati reka nongere nkwisabira ikindi kintu. Ati reka tuvuge ko ubu ngubu uri umukunzi wa Chief Kuka. Ubwo ari nako yisetse ati ndagusabye rwose mbabarira umunsabira amafaranga. Ati ndakwinginze. Adora ari nako mureba rwose ubona yakomeje kumirwa. Ati rwose genda ukoroga umutwe we unzanira amafaranga niranye nayo ndi bugurishe kuri iyi meta mbashe kubaho. Adora mu gahinda kenshi yamukubise urushyi aramubwira ati sinzongere kubona uhamagara nimero yanjye n'ikindi gihe. Ubwo Chika yamufashe ukuboko amukurura. Adora amwe akamubwira ati mvaho ntuzanagaruke hano n'ikindi gihe. Tugarutse kuri ruhande Adora aba yicaye mu ntebe. Ubwo ati uwo ninde se? Injira ntago hakinze. Ubwo Chief Kuka niwe wari ugeze aho ngaho. Adora ati mwiriwe nyakubahwa. Kuka ati mwiriwe neza Adora. Ubwo yamuhaye gift ati ibi ni ibyawe. Yarazakiriye ati urakoze. Kuka ati ibihe byose. Adora ati nakubujije kuguma unzanira amagift. Ati kubera ko rwose ntago nkwiyumvamo nyakubahwa. Chief Kuka ati ibyo ndabizi. Ati ibyo ndabizi rwose. Ati kandi sinshobora rwose kureka kugukurikirana. Ati ndagukunda cyane Adora. Ati mfite igihe kinini cyane rwose nta kibazo nzategereza. Ati rwose mfite gutegereza. Ati kugeza igihe uzabona icyo ngushakaho. Adora ati uzaba uri kwangiza igihe cyawe nyakubahwa. Chief Kuka ati mfite igihe gihagije rwose Adora. Ati narinje kugira ngo nguhereze impano zawe. Ati no kureba isura yawe nziza. Ati rero ubu ngubu ngiye guhita ngenda. Ati ndakwinginze utekereze ku byo nakubwiye. Adora ati n'ubundi igisubizo cyanjye kizaba ari hoya. Chief Kuka ati rwose urasa neza uyu munsi. Ati kandi rwose uragaragara nk'umuntu unaniwe. Chief Kuka ati nukuri mu burenganzira nkwiteho. Adora yagumye acecetse. Chief Kuka ati nta kibazo reka ngende. Ndakwinginze utekereze ku byo nakubwiye. Chief Kuka yaragurutse aragenda. Adora nawe asigara yicaye aho ngaho. Ubwo tugarutse hano turabona Adora ndetse na mama we. Adora ati Chief Kuka ni umugabo mwiza ariko ntago mukunda. Ati Bibiliya ivuga ko umugabo agomba gukunda umugore we. Icyo umugore akora rero ni ukwakira urwo rukundo. Aterega n'ubundi Bibiliya ntago yigeze ivuga yuko umugore rwose afite kubana n'umugabo akunda. Adora ati sinshobora kubaho mbeshya. Mama we ati ntago ari ukubeshya. Adora ati none ni iki? Ati urashaka ko mbana na Chief Kuka? Utekereza ko bidasaba kubana utekereza ko ushobora kubana n'umuntu udakunda gutyo? Uratekereza ko nshobora kumara igihe kingana iki nitwara gutyo mbana n'umuntu ntakunda? Tugarutse kuri ruhande turabona Adora aba yicaye hanze ubona ko rwose ameze nk'umuntu ufite ibibazo. Ubwo muri ako kanya mama we ati Ada umeze ute? Adora ntiyamusubije. Ubwo mama we ati inshuti yanjye umwana we ari hafi gukora ubukwe ukwezi gutaha. Ati uwo mukobwa umugabo wamurusha imyaka 45. Ati nyuma yo gukora ubukwe bazahita bajya kwibera hanze. Adora ati ni byiza kuri bo. Ati Ada Adora Chief Kuka akurusha imyaka 37 yonyine. Adora ati mama ndakwinginze mbabarira. Mama we ati Adora nanjye ndakwinginze. Adora ati mama ntubimbwire nanone. Ati rwose sinshaka kubana na Chief Kuka. Mama we ati kubana na Chief Kuka azaba ariyo mahitamo meza uhisemo mu buzima bwawe. Ati ndakwinginze kandi ndi mama wawe. Adora ati se ibyiyumviro byanjye ubitekerezaho? Ati ndi mama wawe rwose sinshobora kugushuka. Ati uziga kumukunda urukundo rurakura. Ati abagabo beza barahari. Ati none se ngo upfukamire mwana wanjye kugira ngo ubyemere? Ubwo apfukama ari nakamwinginga ati rwose mbabarira umukunde rwose ndambiwe ubukene. Adora ati mama rwose ndakwinginze wipfukama. Ati nukuri ngewe ndambiwe ubu bukene reba ahantu tuba ukuntu hasa. Adora ati ndakwinginze mama icara. Ubwo mama ati rwose ndakwinginze emera umukunde rwose ndambiwe ubu bukene. Ubwo Adora yabitekerejeho ati rwose nta kibazo ndabyemeye. Mama ati uvuze ngo iki uzabana nawe? Ubwo yaragurutse asakuza ati rwose mana urakoze. Ari nakamuhobera ati urakoze mwana wanjye. Ati rwose ntabwo uzabyicuza rwose nzaba ndi kumwe nawe gutangira mpaka gusoza. Ati ngomba kumenya neza ko rwose utazicuza bino bintu. Ati rwose Imana izadufasha. Ati rwose Imana izabidufashamo bigende neza. Ubu ngubu tugiye gusezera ku bukene ntituzongera kububona ukundi. Ubwo yahobeye umukobwa ati rwose urakoze Yesu urakoze Yesu. Ubwo tugarutse hano turabona Chief Kuka. Ubwo muri ako kanya
Mrs Adora nawe aba yinjiye kwa Chief Cook. Ubwo yarinjiye ati hello, ubwo Adora ati mwiriwe nyakubahwa. Ubwo umukozi yabajije Adora ati se hari icyo muri bufate cyo kunywa? Hari wine, hari whisky ndetse hari na jus. Nuko Adora ati oya rwose meze neza. Chief Cook yaje amwegera ati uri umukobwa mwiza rwose. Adora ati urakoze nyakubahwa. Chief Cook ati wabaye muremure cyane, byagenze gute ngo ube muremure gutya? Adora ati none se nakwicara? Chief Cook ati icara rwose nta kibazo. Chief Cook ati mwakwicara hano? Adora ati oya nta kibazo reka nicare hano. Ubwo Chief Cook yicaye ari nako akorora, Adora ari nako amwitegereza. Chief Cook yakomeje gukorora ubona ko atameze neza, ari nako Adora amwitegereza ubona ko atunguwe no kubona uburyo yikorora. Chief Cook ati wakoze kuza. Chief Cook ati niki cyatumye uhindura intekerezo zawe? Ati nuko wategereje. Chief Cook ati nzakora ibishoboka byose ntumubaho wishimye, ubeho wishimye be. Gusa ari nako akomeza gukorora. Ubwo umukozi we yavuye amubaza ati se umeze neza nyakubahwa? Chief Cook ati meze neza ahubwo mpereza ayo mazi nywe. Adora ati umeze neza se? Chief Cook ati yego. Ati nibisanzwe bijyanye n'ubuzima bwanjye. Ati gusa mfite umuvuduko w'amaraso, ati rero mfata imiti ya buri munsi kugira ngo nibura bigabanye nyine umuvuduko, bigabanye imbaraga. Adora ati birakabije cyane se? Ati ntago ari cyane, gusa biba wenda iyo nagerageje kudafata imiti yanjye ya buri munsi, cyangwa se nkagira igihe nkitesha umutwe, akagira ibintu bimvanga mu mutwe, kandi maze igihe rwose ntameze neza mu mutwe by'umweru bitambutse kubera wowe. Ati ariko rwose ibyo ntubyiteho, ati rwose ndaza kumera neza. Adora ntiyagize icyo avuga, yagumye amureba. Nuko Chief Cook ati reka nkwereke rero hano uko hameze niba ntacyo bigutwaye. Ubwo yamuhaye ukuboko amwitegereza mu maso akanya. Chief Cook ati abantu banekera rero hari ibyo baduteguriye ibyo kurya. Ati abantu banekera rero hari ibyo baduteguriye ibyo kurya, niba nta kibazo ufite uraza kuza dusangire, niba ntacyo bigutwaye uraza kuza dusangire. Adora ati nta kibazo. Chief Cook ati rwose urasa neza, uraberewe pe. Ati reka tugende muri ubu buryo, gusa uburebure bwawe rwose bwatumye numva ndi mugufiya. Ubwo tugarutse ku ruhande turabona abantu baba bahari, mama wa Adora ndetse na wa mugabo inshuti ya Chief Cook, ahantu hatatse neza ubona ko rwose hasa neza. Ubwo Adora nawe muri ako kanya yarahageze. Chief Cook yamuhaye ururabyo. Chief Cook ati Adora ndagukunda cyane, ati birenze uko njyewe nabitekerezaga, utuma numva nishimye, utuma numva ubuzima bwanjye bumeze neza, ati buri gihe cyose ati umuriro uhora uzamuka wawe muri njyewe, ati ubuzima bwanjye bwose numva rwose nabumarana nawe ibihe byose igihe cyose. Wa mushuti we ati bikore rwose kuka. Ubwo yakoze mu ikoti akuramo impeta. Ubwo mama we nawe yaregereye yaka Adora ururabo. Ati ndakwinginze Adora, ndashaka ko rwose wambera umugore. Gusa wabonaga ko rwose Adora atishimye, yemeye avuga yesi, gusa ubona ko bitamuvuye ku mutima. Ubwo mama we ndetse na wa mushuti wa Chief Cook barasetse bishimiye ibikuba. Chief Cook yamwambitse impeta. Ubwo bari aho baraseka bishimira ibibaye. Ubwo tugarutse ku ruhande turabona Adora ndetse na Chief Cook baba baryamye. Ubwo Chief Cook yaregutse akora kuri Adora. Adora yarikanze. Chief Cook ati Adora twakongera rimwe se? Ubwo ari nakamwegera musoma. Adora ati Chief ufite guturisha umutima wawe, ati rwose ufite kuryama ukaruhuka umutima wawe ukamera neza. Chief Cook ati umutima wanjye njyewe umeze neza, ati buri gihe rwose mfata imiti yanjye. Ubwo ariko amusoma ari nako Adora amwigira hirya. Nuko Adora ati Chief ntago wanyuzwe se? Ubwo Adora yavuye mu buriri amuhunga, afata umwenda wo kurarana aragenda. Tugarutse kuri uruhande turabona Adora ndetse na Chief abicaye ku meza. Chief ati ninde uri busenge? Adora ati ni wowe. Chief ati oya nta kibazo senga. Ubwo yarasenze ati iri funguro Imana iryeze ritunganye amen. Chief Cook ati ni byiza. Chief Cook ati rwose imodoka nakuguriye iri hafi kugera hano. Adora ati indi modoka kandi? Chief ati rwose iyi ngiyi uraza kuyikunda ndetse rwose igendeye nuko umeze nyine birahura. Adora ati ariko mfite imodoka ebyiri n'ubundi. Chief Cook ati ibyo ngibyo byihorere, ati mu minsi izaza uzaba ufite imodoka nyinshi kandi rwose uzabona ukeneye n'izindi. Chief Cook ati ubwo nibwo buzima. Tugarutse kuri ruhande turabona Adora ndetse na mama we. Adora ati ndatekereza ntishimye nk'umugore rwose ushatse vuba, ibintu byose ndi kubona rwose ntazi iyo biva niyo bigana, imodoka, impano za buri mwanya, ubuzima bushyashya, byose rwose ni byiza
byiza ariko ndumva rwose byose ntacyo bivuze kuri njyewe. Mama we ati rwose Adora mbabarira ureke ninywera akawayini neza. Ati ibyo bintu bireke rwose wibisubiramo kandi. Adora ati ibyo nkubwira ndakomeje mama ndakomeje. Ati nta kintu numva muri ibi bintu byose, nta kintu kinshimishije. Mama we ati ni ukubera ko udakora ibintu nyine ubikore neza ku buryo Chief Kuka azageraho agahina n'umwuka ari kubikora. Ati ufite gukora ibishoboka byose uriya mugabo ukamuca intege kugeza igihe azapfira. Ubwo Adora yahise ugahita ariko mama ati ibyo bintu uvuga rwose ntabwo bikwiye. Etega uriya mugabo n'ubundi arashaje. Adora ati rwose Chief rwose ntabwo yita ku buzima bwe neza, aguma ambwira ngo twongere. Ati rwose n'agace kamwe rwose ntabwo kamukorera. Ati agace kamwe ntabwo kamukorera ubwo so uri umwana wanjye kweri? Ati ndatangaye rwose, uriya mugabo bigaragara ko rwose agifite imbaraga, atazi rwose uburyo rwose yinezezamo pe. Adora ati ndabizi rwose Chief ni umuntu muzima, anyitaho, ni umuntu mwiza pe, ariko simwiyumvamo na gato. Ati aho bigeze ahangaha ndumva nshaka kubivamo. Ati rwose ndashaka ko tudivorosa nkashaka ibyishimo byanjye ahandi. Mama we ati ntibishoboka kereka narapfuye. Mama we ati ibintu uri kuvuga urabizi? Ati ibintu uri kuvuga ngo tuve muri ubu bwami dusubire muri Egiputi. Ati uzagende wenyine. Ati ibyo bintu ntabwo bishobora kuba. Adora ati natekereje ko nshobora kuzabikora, natekereje ko rwose nzabishobora kubana nawe gutyo ntamukunda nkageraho nkazamukunda, ariko byaranze rwose ntabwo nshobora gukomeza n'ibi bintu rwose, sinshobora kubana n'umuntu ntakunda. Tukarutse kuri ruhande turabona Adora ndetse na Chief ati natekerezaga. Adora ati kuki? Ndashaka kumenya niba wifuza kuba twabyarana nona cyangwa uracyashaka gutegereza nk'uko wari warambwiye ko nyuma y'umwaka umwe aribwo uzaba witeguye. Adora ati ndacyashaka gutegereza. Chief ati nta kibazo. Chief ati ngufitiye impano. Ati hari ubutaka nakuguriye, inzu ndetse n'ahantu heza ho kuruhukira. Ati uzabikoresha icyo ushaka. Ubwo yamuhaye ibyangombwa by'ubwo butaka bwose, aramubwira ati ibi ni ibyawe. Adora ntacyo kuvuga yari afite, yaramuhobeye. Ubwo yaramubwiye ati urakoze. Ubwo tugarutse kuri ruhande turabona Adora ndetse na Chief n'abagayida. Ubwo Chief yatangiye akorora cyane ari nako bamwegera bamufata, bamuteruye bamwirukankana kwa muganga. Ubwo tugarutse kwa muganga, umuganga ari kumubwira ati se umuvuduko wawe uri hejuru cyane kubera iki utagifata imiti yawe? Ubwo Chief kuko ati ngiye rwose imiti ndayifata buri munsi, ari nako Adora nawe yari yinjiye kwa muganga. Ubwo uyu muganga ati rwose ufite kuzana imiti nkareba imiti yawe wafataga iyo ariyo. Ati ibintu byose bizagenda neza nukomeza gufata imiti yawe ku gihe. Ati ubu ngubu ndaba nguhaye imiti yagufasha, gusa ufite kwirukana ibintu byose bigutera stress. Ubwo Adora ati hari ikibazo cyaba gihari se? Ati oya rwose ntugire ikibazo, ati ubu ngubu ameze neza ariko rwose ufite kumwitaho bishoboka. Adora ati nta kibazo rwose muganga ati rwose ndaba ngiye kandi murakoze. Adora ati rwose wankanze. Chief ati wigira ikibazo rwose nta hantu na hamwe nenda kujya. Ati ndacyari hano rwose. Turabona hano kwa muganga ati Chief Kuka iyi miti rwose turabona atari yo wari usanzwe ufata. Ati twakoze isuzuma ryacu dusanga iyi miti ahubwo ikongerera umuvuduko w'amaraso ku rwego ruri hejuru. Ubwo Chief ati none se Dr urashaka kuvuga ko hari umuntu wafashe imiti yanjye akayihindura agashyiramo indi iyo mutampaye? Muganga ati dukurikije uko twabibonye ibi si impanuka, ahubwo icyiza ndashima Imana ko rwose wabashije kugera kwa muganga ku gihe. Ati kuko iminsi iri imbere yari kuza rwose yari kuba ari mibi kuri wowe. Muganga ati Chief ninde ufite ubushobozi ku miti yawe? Ati umugore wanjye. Ati n'abakozi bo mu rugo. Muganga ati mfite ubwoba ufite rwose kwitwararika bishoboka. Ati hari umuntu ukwegereye uri hafi yawe ushaka kukwica. Chief ati yego rwose nzabikora. Muganga ati kuva uyu munsi imiti yawe ujye uyigendana. Chief ati yego rwose. Ati ibyo ngibyo ndaza kubyigaho ndebe. Ati ngiye gukora iperereza nitonze menye ibyo ari byo, menye uwabikoze. Ubwo turabona Chief kuko yicaye ahangaha, tubona afite telefone nini ya tablet ari kureba amashusho kuri kamera. Bigaragara mu mashusho tubona hano ko yari mama wa Adora. Bigaragara ko mama wa Adora ari we wazaga agafata ibinini bya Chief kuko yanywaga bimugabanyiriza umuvuduko w'amaraso, akamushyiriramo ahubwo ibimwongerera umuvuduko w'amaraso ngo apfe. Ntabwo twamenya ngo impamvu yabikoraga ni iyi, gusa uko bigaragara ku mashusho yafashe
yafashwe na kamera hano Chief Kuka bari kureba, bigaragara ko rwose ari mama wa Adora wabikoraga, gusa Chief Kuka byose aba yamaje kubimenya. Tugarutse hano turabona Adora ndetse na mama we ati nta kintu kizamubaho, ati noneho se ubungubu utangiye kumwitaho? Adora ati yego mwitaho gusa ntago mukunda. Mama we ati ibyo rwose birahagije, ibyo ngibyo birahagije, ati ibyo rwose birahagije nta n'ibindi dukeneye, ibyo birabaye uzakomeze n'ibyo. Adora ati mama njyewe ibintu ntago nakomeza kubikora, ataha twicaranye turi kuvugana ubungubu ndashaka kuzamuka hariya mu cyumba cyacu nkamubwira uko niyumva none ahangaha. Mama we ati ushatse kuvuga iki? Ati ndashaka gatanya nawe. Mama we ati ntibibaho. Mama we ati ibyo ntibishoboka. Adora ati mama naragerageje. Mama we ati ntago wava muri iyi nzu, ati kandi rwose ntago wava muri uru rushako, ntibishoboka. Adora ati mama ntago nshobora kubaho gutya ngiye muri ubu buzima. Mama we ati wagakwiye kwishimira ko washatse umugabo w'umukire gutya, ati wagakwiye kubyishimira, ati uku nguku niko naretse umugabo w'umukire njya gushaka papa wawe, ntekereza ko rwose hari igihe kizagera akaba umukire, ati nta na rimwe yigeze aba umukire, ati icyo yakoze ahubwo yarandetse arakundikira ku mihanda gutyo, ati none Imana yazanye umuntu mu buzima bwacu kugira ngo atubesheho neza tugirire neza, ati none urashaka kubyica ngo mugiye gutandukana, kireka napfuye nibwo byabaho. Ubwo Adora nawe yarahagurutse ati izi ni inzozi zawe ntago ari inzozi zanjye. Ubwo Adora yazamuye ijwi kuri mama we ati ibi ngibi mbivuyemo. Mama we ati ntago ushobora kubivamo. Ubwo mu gihe ajya kumukura amubwira ati ntago uva hano, yahise yikubita hasi, ari nako Chief Kuka nawe yari ahageze. Ubwo ari nako yasakuzaga ati mama byuka. Ubwo Chief Kuka ati habaye iki? Ubwo Adora ati reka tutware mama kwa muganga. Ubwo tugarutse hano kwa muganga, Adora ati mama wanjye ameze ate? Ubwo Chief nawe ari aho, muganga ati rwose mwicare hasi. Ubwo baricaye ariko ubona ko Adora adatuje. Adora ati none se muganga mama wanjye afite ikihe kibazo? Ati mama wawe yaramaranye igihe kinini umuvuduko w'amaraso ndetse uri hejuru cyane, ati dukurikije n'ibyo twamusuzumyemo yarabimaranye igihe kinini kandi nta buvuzi yahabwaga ati kandi nta buvuzi yahabwaga bumeze neza, ati kandi ibintu nk'ibi ngibi kubibana gutya utitabwaho udahabwa ubuvuzi bishobora kukuviramo gupfa bitunguranye, ati kubw'izo mpamvu rero twagerageje ibishoboka byose kugira ngo dutabare ubuzima bwe, yahageze akerewe kandi yari yarakubabariyemo imbere kubera kutabona ubuvuzi, rero twagerageje ibishoboka byose ngo dutabare ubuzima bwe, gusa wihangane twamubuze, mama wawe yamaje kwitaba Imana. Ubwo Adora yataye umutwe ntacyo kuvuga, amarira menshi, ari nako Chief Kuka amukora mu mugongo amwihanganisha. Ubwo tugarutse hano turabona Adora ndetse na Chief. Ubwo Adora aba yicaye mu ntebe wenyine, ubona ko afite agahinda kenshi, ndetse Chief azamwegera amubwira ati Adora Imana ishimwe ko nibura uje hano muri salo, ukwezi kwari gushize. Chief ati rwose mbwira ikintu cyose wumva ushaka, uko cyaba kimeze kose mbwira rwose uragihabwa. Yaramubwiye ati ndashaka ko dutandukana. Chief ati ngo iki? Adora ati ntago nashobora kugomeza gutya. Chief ati kubera iki se? Ati kubera ko ntagukunda. Chief ati ndabizi Adora, ndabizi kutankunda, ati ariko ngewe ako wari umfitiye gake ko kuba wanaba hano kari gahagije. Chief ati niyo waguma hano utankunda nta kibazo, ati nge ntago bihagije kuba ndi hano ndi kumwe nawe. Chief ati ibintu uri kuvuga bitekerezeho neza uyitonze, ibuka neza ko wabuze mama wawe, ati ubu ngubu urankeneye kurushaho na mbere. Adora ati oya, ati ibi byose wabonye byari ibitekerezo bya mama, ati ntawe uhari rero ntago nshobora kongera kubaho nkubeshya ukundi. Ati kumbeshya nese urabona ngiye nigize mbigiraho ikibazo? Ni Chief ati nta kibazo rwose, mbeshya ntago mbyitayeho, ati nta kibazo guma hano ube hano nanjye. Adora ati wansezeranyije kuri bumpereze icyo ndi bugusabe cyose. Ati Kuka ndashaka gatanya. Turabona Chief Kuka n'ubundi ndetse na Adora. Adora ati ndagiye. Yakuyemo impeta ati nta kintu na kimwe natwaye, ati nta modoka ntwaye, nta butaka ntwaye, nta mazu ntwaye, nta kintu na kimwe ntwaye. Kuka ati byose bitware ni ibyawe. Adora ati oya. Chief Kuka ati nohereje miliyoni 100 kuri akawunti yawe, ati kandi nohereje aba bodyguard bazajya baza kurinda iwawe, ati bazaguhamagara mu minsi iri imbere nibatangira kuza. Adora ati kubera iki? Kubera ko ushobora gukora ibintu nk'ibi ngibi already n'ubundi ndi kugusiga ngiye. Chief yarahagurutse ati kubera ko nakubwiye ko ngukunda, ndagukunda kuko ubaye uhari ubaye udahari ngomba kuguma ngukunda nk'uko nabivuze.
ati ndagukunda cyane. Ati ntago wowe wari ukeneye kunkunda, atari ku rukundo rwanjye njye nawe rwari kudutwikira. Ati ndagukunda ibihe byose nzaguma ngukunda. Ubwo yaramusezeye aramubwira ati urabizi ko uriya bodyguard wanjye aguma arinda igihe aragutegereje. Ubwo Adora yaragiye mu marira menshi, ageze imbere gato aragaruka aramuhobera. Ubwo ari nako arira nuko Adora nuko Chief Kuka amuhanagura mu maso, aramubwira ati wirira ntago amaso yawe abereye kurira. Ati amarira ntago agaragara neza ku maso yawe. Ati kandi rwose ndagukunda. Adora ati urakoze. Ubwo Adora yavuye haragenda, Chief nawe asigaraho ubona ko rwose atishimye. Ubwo tugarutse hano turabona Adora aba ageze mu rugo iwabo, yicaye ari mu bitekerezo byinshi, gusa ubona afite agahinda kenshi ku maso. Yarahagurutse ari nako azenga amarira mu maso, ajya ku mafoto yari ari mu nzu iwabo, areba nyina, areba papa we, ndetse bose bari kumwe ku ifoto. Mu by'ukuri agahinda yari afite kenshi, yarabuze mama we, yarabuze papa we, muri make yari asigaye wenyine. Mu bitekerezo bye ati nibura wasanga koko mama yari ari mukuri. Chief Kuka yari umugabo koko. Biratangaje ukuntu mama yagumaga avuga ngo Chief Kuka azapfa adusigira ibintu byose, atariko akaba ari we wapfuye imbere yiwe. Ati koko ubuzima buratangaje. Uko atekereza ibyo ari nako amarira atemba ku matama ye. Ubwo yagumye aho yitekerezaho, atekereza ubuzima yari abayemo, atekereje ubuzima agiye kubamo, gusa ntabwo tuzi ibyakurikiye. Baratwereka hashize icyumweru kimwe, turabona mu nzu kwa Chief Kuka. Chief Kuka aba yicaye wenyine, ubona ko ahantu hose hatuje habura umuntu. Chief Kuka aba yicaye wenyine, ubona ko afite agahinda kenshi, ari kunywa ka cyayi. Nuko muri ako kanya inyuma ye haturutse umuntu uti mugabo wanjye. Yarikanze hato ngo n'icyayi kimutwike. Ku maso ye hagaragaye ko atangaye cyane. Ati Adora. Kumbe yari Adora. Adora ati umugore wawe. Ubwo ahari DC Adora yamaze igihe yitekerezaho aragaruka. Yaje yiruka aramuhobera. Ubwo bagumye akanya bahoberanye bose bacecetse ntawe uvuga. Chief Kuka ati Adora. Adora ati umbabarire ko nagusize. Ati ntago byari bikwiye. Ati uri umugabo mwiza. Ati kandi rwose uri umugabo mwiza pe. Ati kandi rwose wari umugabo mwiza kuri njye. Chief Kuka ati se niki cyatumye uhindura ibitekerezo byawe? Adora ati amaso yanjye yafungutse n'umutima wanjye. Ubu sinzi uko ndi kukwiyumvamo, ndatekereza umubiri wanjye wahinduye gake gake. Urabizi iyo ntekereje ku rugendo rwanjye nawe, ati rwose byaba biteye ishyari. Ati uri igisubizo nahoze nsengera. Ati ndabizi ko ukora cyane rwose. Ati ariko unakunda cyane. Ati uko nguko niko ubuzima bwakabaye. Ati uri igisobanuro cy'ubuzima. Ati kukugira mu buzima bwanjye bisobanuye ko ubuzima bwanjye ari buzima. Ati mu by'ukuri uri igisobanuro cy'ubuzima bwanjye. Ati kandi ndagusezeranya kukubera umugore mwiza. Chief Kuka ati urakoze cyane. Chief Kuka ati urabizi ko ngukunda. Adora ati nanjye ndagukunda cyane. Ati gusa mfite ikibazo kimwe gusa. Ati buri kimwe rwose nta kibazo. Ati pfa kuba gusa utari buvuge ko ushaka kongera kugenda. Adora ati oya rwose oya. Ati ntaho mfite kujya rwose. Ati ndakwinginze ntuzabure ubuzima bwawe vuba aha ngaha. Ati nsezeranya ko uzafata imiti yawe nk'uko bikwiye. Chief Kuka ati rwose nzabikora. Adora ati kandi rwose nditeguye kuba twatangira tukabyara, kandi ndashaka no gukomeza akazi kanjye. Ubwo Chief Kuka mu byishimo byinshi ati cyane rwose ndabyemeye. Ati yego kuri buri kimwe usaba. Ati ni wowe mugore rwose uri mu mutima wanjye. Ati rwose uri gutembera mu mubiri wanjye. Ati nkunda buri kimwe cyose kuri wowe. Ati nicyo wifuza kuba cyo. Ati kandi ndifuza ko ubuzima bwanjye bwose nabumarana nawe. Ati ndagukunda birenze uko bitekereza. Adora ati nanjye ndagukunda cyane. Ari naho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Ndagusaba gukora subscribe kuri Mbabazi Aria kugira ngo inkuru nk'izi zijye zikugeraho umunsi ku munsi. Like, comment yawe ni ingenzi. Ndabakunda cyane naho ubutaha.